Ndabasuhuje nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uwiteka yongere kubagirira neza aho muherereye hose. Imana yacu ishimwe. Muri gahunda yo kwatsa inyenyeri y'ubuzima bwacu, twivura twihuza n'iby'Imana yaremye, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, amagara meza. Wa muti abagabo bamaze igihe bambaza wabafasha kongera kugira imbaraga, kongera ingano y'amasperme nk'uko mwabinsabye mu kiganiro. Nababwiye ko nzabakorera ikiganiro babwira ko wabonetse. Nk'uko muri kubibona, increase sexual stamina, massive erection, longer organism, increase sperm count. Ni ukuvuga ngo boost your sexual powder easily. Ni ukuvuga ngo abantu mwumva icyongereza mu bisome murabibona, ariko nabumva ikinyarwanda ndizera ko nabanyuriyemo. Ku bantu bacika intege, ku bantu bagira ruriya rugingo rudafata umurego, ku bantu bagira amasohoro wenda makeya, kuko nabakimbajije ngo ni ibihe bintu bashobora gukoresha kugira ngo bagire amasohoro menshi. Ariko uyu muti uba wakozwe mu bimera, nk'uko n'ubundi miti yose dukoresha iba yakozwe mu bimera, mukayisanga mu mafarumasi yatunganyijwe neza. Rero ndagira mbwire abantu b'igitsina gabo mwakomeje kumbaza mu gikari, nkababwira ntimutegereze munyihanganire, uwo muti nzawubashakira kugira ngo murusheho kugira ingo nziza. Ntago ku meza ya gatatu nk'uko nabibigishije, nababwiye ko mu rugo rw'abashakanye, urugo rwiza, habamo ameza atatu mu rugo rw'abashakanye kandi akora neza. Ameza ya gatatu nababwiye ko ari umushyikirano w'abashakanye. Ahangaha ingo nyinshi z'abakirisitu zirahasenyukira, yewe n'iz'abadasenga zikahasenyukira. Rero Imana yanteretse hano kugira ngo nze mbabohore n'iyo ngoyi, dukoresheje iby'Imana yaremye. Ni byiza ko mwongera kugira umuryango mwiza, mugakorera Imana mwishimye, mutitotomanga, ingo zanyu zikongera zikamera neza. Imana ishimwe. Rero umuntu wawukenera yanyandikira mu gikari kuri ya nimero yanjye ya 0788942414. Niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp. Uranyandikira kuri WhatsApp ukambona. Abantu muri kure mubanza ya kode imbere, mugashyiraho akamenyetso ko guteranya 25. Njye nababwiye ko ndi Kigali, mu murenge wa Masaka, akarere ni Kicukiro, niho mperereye. Abantu mujye mumbaza aho ntuye rwose mba nabivuze. Abambaza ngo twagusanga he, naho ngaho. Ntabwo njya nkora nihishe, ndi umushumba. Hari abajya babyibazaho ngo umushumba ngo uvuga ibi bintu, ahubwo se umushumba atigishije abakirisitu ibi bintu, ahubwo yabigisha iki? Muzi ko abakirisitu benshi batazajya mu ijuru kubera iki kintu no gucana inyuma. Shalom shalom.